yatwihera igihugu kikadukunda kikaduha byose dukeneye mu buzima twe tukagereka ko tutanze tukarushaho kugizenya gusa wowe ufite intekerezo zo cyubaka ngwino muri birere icyo twagikorera duca amacakubiri turwanya inzangano dukize Emile, ugomba kumbwira amakuru y'uko bimeze. Nyumva nidugane ubwe batugambaniye. Oya, ntibishoboka. Zainab, ari ndatekereza ikigiye ngo itemo uruhande rwawe rwanyaro. Niba uri kumwe nabo ubitubwire. Kandi utari kumwe natwe, ubwo nyine twakwibeshyeho. muze twe mama twabadushikisha indorerwamo n'ibiryohere dufitanye ikiganiro. Ntibishoboka. Wabaye iki? Zainab, umuntu ameze neza dufite gushaka muganga. Ntibishoboka. Njya kubafasha. Ariko ntimwibwire ko ibintu ari simbi. Kuko yibwira cyangwa nkurikira. Uvuze ngo iki Zainab? Ibintu ko bitumvikana uvuga. Ntabwo ko umuntu ameze nabi. Umva. Ubwo muvuga ko Dogani ari umunyabyaha. Ariko niba ari byo dushaka ibimenyetso tugaragaza ukuri. Imva neza Zainab, ibimenyetso byo tugomba kubibona. Ariko ugomba kwizera neza ko Dogani n'umugambane. Ubwo turafata umwanzuro kujya gushaka ibimenyetso bigomba kuba bibitse. Ikintu kigera kiranye ngo tugaragaze ukuri. ese kukimana yatwihera igihugu kikadukunda kikaduha byose. Umva buri wese afite kugira uruhare muri ibi ngibi. Tugomba gukora ibishoboka byose tukajya gushaka ibimenyetso muri iyi nyubako ya leta. Nikije ngo dushire Dogani hanze. Ndizera ko plan izagenda neza. Kandi hagize igihindutse twagira plan B. Ibi tugomba kubikora. Kandi tugomba kuva tubonye ibimenyetso. Kuko turabikeneye. Okay, ndabonye ndakika wese amaze kubona amapu y'inyubako. Y'uburyo turi buyinjiremo. Hari utayibonye? Tugomba gukora ibishoboka byose anga tukahinjira n'umutekano. Abashinzwe umutekano mu kurara abatondetse ku murongo muri iyi nyubako. Dufite gukora ibintu byose ku murongo ku buryo turinjira nta n'umwe tubonye. Impamvu yacu ikagenda neza. Nibyo koko. Ibimenyetso tugomba kubitwara. Uko biri hariya. Sawa. Perezida yarabizi isuku. batwinjiriye aho ngaho
mugerageze uburyo bwose mufunge imiryango yose ntihagire n'umwe usohoka hari abamaze kwinjira muri yes ntihagire umuntu usohoka mugerageze uburyo bwose hose murafunga turenda gukora ibyo dushaka uko turi guhigwa amakuru ari kujya kuri iyo disiki turacyakeneye igihe gitoya kirenze amasegonda 30 harabura igihe kingana iki ngo abagere amasegonda 25 dufite kuba dusohotse ahangaha mbere yuko badufata birumvikana ko ntabwo twizeye ko baba bari kure nabo ntabwo batuje isaha n'isaha bazi ko bari mu mujyi ubu niyo badufata byarangiye kuko amakuru yamaze kugera hanze ukuri ko amaze kugera ahagaragara okay twagenda Emi izi mpapuro zadufasha ndakomeretse Kim gakora ikintu cy'ubugori ugatuma dufatira ahangaha ndakomeretse haguruka tugende dutuma dufatira hano haguruka tugende ubu ni bwo bitangiye ntabwo narekera nta kintu ariko ndabasabye nicyo bikora tubikore neza tugomba kubikora kandi tukabyemeza tukajyamo tubigenda umva neza arakuganira tukagira ikintu cyane kikugera iyo ni cyo yacu yandi tugomba gukora neza njyewe ngomba kurwana wabona bariya bantu si ibintu barimo barakora barabacika nta soni mufite babacika gute wakoze ikosi wowe kugira ngo barabafasha babaterekamo gutya abantu nk'abariye biba amabanga y'igihugu nk'ariye barangiza ngo babacitse ubu none ahakana ubu ntiwakagombye kuba uyu nguyu akurusha iki si umusivili uyu si umusivili urandeba gusa amayeri turagerageza uko dushoboye tuza kubafata na umwaka wose mumaze mu ikosi ubwira gute mayibobo nka ziriya kuba zagira gutya zikabacika ubu none ahangaha mu masaha atarenze 5 babona Intekerezo zo kucubaka ngwino wibwire icyo twagikorera duca amacakubiri turwanye inzangano duce ruswa dukurikize imigambi myiza y'umuyobozi Imana yatwihereye duca ubunebwe buduteza kwimakaza ruswa n'indamini muri twe inzangano hatwo twimakaza ineza urukundo no gukora cyane dushikisha indererwamo n'ibiryobera bashaka kuduca muri humwe ngo badusahure dufitanye ikiganza dutere indirimbo tuti ikaze mahoro ikaze mahoro ubumwe n'urukundo
dukurikize inama ineza by'umuyobozi.